umva ni umusore mwiza pe. Claude, kuba waratwawe umugabo na pasiteri bivuze iki kure? Ntabwo byaguciye intege mu kwemera no mu gusenga? Gusa byanciye intege, numva mbese numva sinzi, numva muri ngize n'igikomere kumva umuntu uhagarara imbere y'abantu kababwiriza ubutumwa bwiza akora ibintu nk'ibyo. Nge byanciye intege pe, byaranambabaje. Ubundi najyaga nkumva ntibibaho, nkumva ibintu ntibishoboka, ariko naje kubona ko bishoboka. Niba umuntu ari umupasiteri agahagarara hariya deje akanabeshyera Imana ngo iramubwiye ngo uyu ni umugabo we, nkibaza Imana ishobora kuba ifata umugabo ufite umugore n'abana ikagenda ikajya kubwira undi mugore ngo uriya ni umugabo wawe, nkumva birancanze. Yabihanuraga se imbere y'itorero? Sinari mpari, ariko abantu bari kumwe cyane bamuhuje nawe nkuko nakurarika nkakubwira ni kwa runaka hari umukozi w'Imana kabindi haba icyumba cy'amasengesho tujyane. We nuko ahageze rero ajyayo bwa mbere, ajyayo bwa kabiri, aho niho umugore yamufatiye aramubwira ngo Imana yaramubwiye ngo niwe mugabo we. Niwe umugabo we afite iki gituma akurura abagore gutyo na pasiteri kaba mu by'ukuri yarakuruwe nawe? Mu by'ukuri nge ntabwo nanjye nabimenya. Si umuntu ufite akazi uvuge ngo yenda ubeshye gutyo, ari n'umunebwe ahubwo nta kintu yishoboreye, nta byongeye, nta nubwo nawe ashobora no gukorera amafaranga avuga ati yenda reka nkorera amafaranga nigurire n'urukweto rwizenda ngwambare nse neza. Ibyo ntabyo ashoboye. No kuba mwahura yambaye neza, yambaye ipantaro nziza, wa mugani sinzi ikintu gikurura abantu. Mushobora guhura gutya mukivugana ugahita umukunda n'iyo nkweto wambaye ukaba wayikuramo ukayimuha. Afite akarimi keza cyane se? Sinzi, afite akarimi gasize umunyu, kuko ashobora kukubwira agapfukama imbere yawe akarira amarira agashoka ukavuga ati uyu muntu burya yaranarenganye pe. Uyu muntu yararenganye. Rero no kwambara ni nkuko mushaka kuganira akakubwira imiruho ye, akakubwira uburyo urugo rumunaniye, mbese ukikuramo n'ishati ukayimuha. Mbese ntacyo utakora bitewe n'akarimi ke? Nta kintu utamukorera. Ni umuntu ufite akarimi karyoshye, ntabwo bundi wamucika. Nimwagirana ikiganiro ngo uve imbere ye nta kintu umukoreye. Niko nawe yaguterese se? Ngewe nukuri yenda sinzi, ariko urumva uburyo twahuye ntabwo twigeze dukundana. Kwakunda abasore n'abakobwa bateretana bikaramba. Nge umunsi wa mbere twicaranye nawe ampa ubuhamya, nanjye muha ubwo ngomba kumuha. Aho ngaho twicaye uwo munsi dukundana umunsi wa mbere twahahagurutse dufata itariki y'iki y'ubukwe. Kubera iki? Rwa rurimi rwiza se? Karimi keza. Nanjye sinzi, nanjye naniyisa sinibaza nanjye ikibazo nahuye nacyo nagize cyatumye twahagurutse aho. Nta muntu nigeze ngisha inama nawe, nuko duhaguruka aho ngaho duhita tujya kwandikisha iki urukiko, duhita tujya mu itorero turandikisha. Ndabyibuka icyo gihe twarandikishije baduha itariki 26 z'ukwezi kwa munani 2021. Yego. Ubwo nibwo nyine byangaga birangije kwanga, tuba twishingiye gutyo. Baza gukomora, bamaze gukomora turavuga ati nubundi reka dukomeze gahunda y'iki, dukomeze gahunda y'ubukwe. Dukomeza gahunda y'ubukwe, anyihishemo gutyo. Ako numvaga yenda bizageraho bikagira ute bigahinduka, agahinduka, ariko birangira ko nadahinduka. Iminsi ya mbere mu bana urumva ko yarafite akarimi keza, kubwira utugambo twiza. Iminsi ya mbere mu bana wabonaga mubanye gute? Ya mbere umunsi wa mbere tubana, urumva ubuzima yansanze mu buzima butari no gusaba umunyu. Nyine we wari umeze neza? Yansanze mu buzima meze neza, mbasha guhaha, twari tubanye neza. Nta nubwo nari gukeka ko izo ngeso azifite, kuko twari tubanye neza, nta kibazo twari dufite. Yewe ni amazi yaburaga mu gipangu yafataga ijerekani akagenda akajya kuyazana. Nge rero numva ko ngeze muri paradizo, mbonye urugo nyine ruzima. Ariko bitangira kugenda bihindukira hehe, ahabonye nta mafaranga mfite. Amafaranga yawe ashize? Amaze gushira. Niho byatangiye kugenda bihinduka. Banatangiye kunyereka uwo ari we, tangira kunyereka ko rwose
nyine urumva haba hajemo n'utundi tugambo two kuvuga ko tutanakwiranye, bandi ati ubundi wowe uriya mugore ubona ataraguhenze, uriya mugore arashaje, uriya mugore arakuze, uriya mugore mbese ntimukwiranye, uri umusore mwiza. Bavuga ko utari mwiza se umuhungu ari mwiza. Mvuga ko tudakwiranye rwose, ntabwo ati abantu bamucika intege se. Urumva byajemo n'amagambo y'abantu yo kumubwira ko tudakwiranye, bamuga ati niba ari n'Imana yabikubwiye rwose yarakubeshye, uriya ntabwo ari we mugore wawe, uriya reka da, ntabwo mukwiranye rwose, Imana uri umusore mwiza, Imana izaguha umukobwa ukiri mutoya, ibintu nk'ibyo nyine cyane nyine byajemo n'abantu bamubwira ngo Imana iravuze. Bikubitira yenda nge nava ko byanakubitiye no kuko nawe yitereye muri yiyumva. Ni umusore wiyumva ko ari mwiza. Umva ni umusore mwiza pe, umusore mwiza mutoya, utapfa no gusobanukirwa ko buri abantu b'urubavu ruto ntabwo bacya bagaragaza ko banakuze, nako ari umusore mwiza udafite ikibazo. Bamubwiraga ko wowe ukuze utari na mwiza. Yego nyine, yego. Mu by'ukuri se umurusha imyaka? Murusha imyaka. Murusha imyaka ingahe? Murusha imyaka kuko afite imyaka 30, ubundi umva ubanza ashobora kuba agiye kuzuza imyaka 34, kandi nge twabanye mfite 35. Ufite 35? Nari mfite 35 kwiranga muntu niyiriho, ariko nabyo nyine urumva nakubwiye ko ari ubundi buzima n'ubundi buhamya. Urumva uburyo nabayeho njya no kwaka icyangombwa, ntabwo nigeze ngendera ku mavuko yanjye kuko nta mubyeyi nari mfite. Wowe uyu munsi ufite imyaka ingahe? Ubu mfite 39. 39. We afite 34. Ndumva ubu wagiye ku 33. Yego. Ubwo umurusha imyaka 6 gutyo. None se wenda kuba ari muto kuri wowe nibyo ubona byamushutse akururwa n'abagore cyane cyangwa n'abakurura? Ngewe ntabwo nabona yenda ko ari byo byamushutse, kuko ntekereza nkimara kumenya ko yari afite undi mugore. Kandi pe hari abantu bagiye bampa amakuru avuga ati uriya muhungu yari afite umugore mwiza, yari afite n'umugore witonda, ko ndabyuka ari n'umuntu wigeze ambwira, arambwira ati n'ubukwe bwabo nge naranabutashye. Arambwira ati niba Claude yarananiwe kubana na Yannick, nta n'undi mugore bazashobokana. Kuko mu buhamya bampaga bambyaga ko afite umugore witonda, umugore mwiza, ahubwo ngiye mbona ko hari niba ari nka karanda afite itamwemerera kuba yakubaka urugo, mbona ko ashobora kuba afite ikibazo. Nkatekereza se nge niba yenda naramubereye mu bataranyishimiye, uwa mbere bapfuye iki? Uyu bari kumwe wese barimo barapfa iki? Pasiteri. Yego. Ibyo bintu nkabigarukaho nkabyibaza, nkasanga atari uko ari nge kibazo. Nkumva ko ahubwo we afite ikibazo cyihariye gishobora gutuma atoba. Hari ukuntu abagore rimwe na rimwe babashaka abagabo baruta, iyo ushatse wenda umugabo ukuruta cyangwa wowe uruta, hari ubwo usanga rimwe na rimwe uba ufite impungenge, se we ntabwo wigeze ugira izo mpungenge? Ngo kazemo na rimwe uvuga uti umwana nduta se, umusore nduta? Impungenge aho naje kugirira impungenge, bituma nanicuza mvuga ntibyo nasabye Imana sibyo Imana yampaye. Aho naje kugirira impungenge nkanicuza, naho yari atangiye kujya agenda avuga ko nta mugore afite ari umusore. Nongera kugira izindi mpungenge mbonye ari umuntu ushaka kubaho neza, akumva yakwambara neza, akisiga neza, akarya neza, ariko adakeneye kugira ute gukora. Aho hantu nahagiriye impungenge, mbona ko umuntu umeze gutyo ubwo ntiyatungwaga n'abagore bakaba bamuha amafaranga, niba yarambaraga neza, ari umusore mwiza, ubona ukabibona ko ari mwiza, amafaranga ubwo yakoraga hisi mu bagore cyane. Nyine nabikubwiye cyane, yakunze kugendera muri timu y'abagore badafite abagabo. Abo bagore rero bongera ngo banamwangije mu bwonko, yenda bamubwiraga turiya mugore ntimukwiranye, ntimugira ute. Kuko ndabyibuka hari umugore babanaga muri quartier utagira umugabo. Muri quartier dutuyemo, uwo mugore aramujyana barabana.
gusa na bugingo n'ubu yenda sinamushinza ngo babanye nk'umugabo n'umugore, nge nibaza ko yamutwaye amujyanye kugira ngo amugirire neza, amufate nk'umwana mu rugo, nge niko nabifata. Kuko uwo mugore kuko uwo mugore rwose yaramwambikaga, mbese yamukoreraga buri kimwe cyose, akajya amuha n'amafaranga igihe yajyaga yanyuza naho ndakaza ayafashe gutya ati dore ibi ni 100 ariko nta n'igiceri cy'icumi naguhamo, karamuha ngo yajyane kuri banki. Birangira rero ntungurwa no kumva bashwanye yavuyeyo. Mbese kuri uwo mudamu gusa atarakoraga akazi k'umugabo mu rugo, simbizi gusa nge numva ko yenda na bugingo n'ubu numvaga ko amufashe kugira ngo yenda amufashe. Urumva niba umugabo agiye akakurira akavuga ati, kuko hari naho yageraga mu buryo bwo kunyambika isura mba akagenda avuga ngo namwirukanye, ngo nafashe imyenda ye ngo ndamwirukana. Ntabyigeze ukora se? Ntabyigeze ukora? Reka sibye no kubikora nanjye ubwanjye nari ntarahaguruka, urebe uko twari tubanye ngo ngende mutaho ngaho, yarahagurukaga agenda, ariko kagenda avuga ati umugore yanyirukanye. Ndabyibuka ari n'igihe yigeze guhamagara abayobozi bashinzwe umutekano, arabazana babwira ngo namubujije ngo amahoro. Umuyobozi yaraje ndamuganiriza, tabwa se iyi nzu mbamo ko mubona ni inzu nini cyane y'ibyumba 5 na saro, ko mubona ifite n'abazamu, ngaho ni mubabyutse, nihagira umuntu babwira ko naba natonganye nawe cyangwa nkavugana nawe ndemera icyaha. Birabura. Mu papa rero ndamuganiriza ushinzwe umutekano, maze kumuganiriza aramubwira ati, arambaza ati none se wamuha uburenganzira agafata ibyo akigendera? Ndavuga nti nta kibazo, niba ashaka kugenda nge ntabwo namubangamira. Umuyobozi umugabo twamuhaye uburenganzira, arahambira, arafata amashuka, imyenda ye, cyakoze umushinzwe umutekano yamaje atese kuhambiriye ibintu byose. Uyu mwana si uwawe? Aramubwira ngo umwana ni uwanjye, ariyo finali yo kunagenda, yagiye ntazi ko mfite inda y'umwana mfite. Aramubwira ati none se niba umwana wemera ko ari uwawe, uyu mwana ntashobora no gusonza nyina akagurisha ijerekani akamugurira irindazi? Ese uyu mwana ntazakaraba nyina ntazavoma? Mugabo se ufata n'udukoresho two mu gikoni. Umuyobozi amuhaye uburenganzira, arambwira nti muyobozi rero reka banza agende, ejo atava havuga ko hari ibindi byabaye. Ubwo mutipe yaragiye, byari bigeze saa 5 z'ijoro. Amaze kugenda umuyobozi nawe arigenda avuga ati nta kundi nyine tuza byarangiye. Sagiye gutyo abaragiye, abahamagaye umuhungu w'inshuti yiwe, aramubwira ati umugore aranyirukanye. Yaragiye, ibintu yabibikije ahantu yarajyanye, ajya kuri uwo muhungu we bamwita Patrick, yewe unamuhamagaye nawe iyo nkuru yayiguha. Agiye kwa Patrick, amubwiye ko namwirukanye, amubwiye ngo n'imyenda ye nayimwambuye. None aramubwira ati noneho mpereza nomero y'umugore wawe ngewe mwibarize. Patrick yarampamagaye ndamwitaba, arambwira ati ni gute ufashe umugabo ukamwirukana noneho warangiza ukanamwambura n'imyenda yiwe? Ndamubwira nti ibyo bintu arakubeshya, ni ikinyoma, agiye hari abayobozi, ibyo bintu arambeshye, atereka mbahuze ku murongo. Aramuhamagaye, ariko amuhamagara atazi ko turi kumwe. Aramubwira ati koro tiharya wambwiye ngo umugore byagenze ute? Ati ubu yanyirukanye mu nzu n'imyenda yanjye yose yayitwaye, ubu nta mwenda afite. Ndababwiye nti ariko wamubwiye wagiye ukizwe ukareka kubeshya. Ubwo none haramubwiye ati noneho ngenda shaka ko duhurira kwa mama Ishimwe, icyo kibazo nkakigenzura nanamukwakire n'ibintu byawe yatwaye. Mbo umugabo yaramwemereye. Patrick arampamagara ambwira ati ese uri mu rugo? Ndamubwiye nti ndi mu rugo. Ati rero ngiye kuza aho ngaho, papa Ishimwe anyemereye ko tugiye guhurira aho ngaho ndebe ibintu byanyu ukuntu bimeze. Ndabwira nti nta kibazo, ntiyaranahaze. Ubwo bavuganye ko bahurira iwanjye. Patrick afashe moto ageze aho bita ku mudugudu wa Muhororo, arahamamagara ati ko ngeze ku mudugudu se ndahagera? Ndavuga yewe reka nze nkurebe. Ndagiye ndamuzana, maze kumuzana urumva cyari ikizu kinini, twicaye muri gisaro cyacu, aricaye nanjye ndicaye,
turaganira mu gihe ndi kumutekereza uko bimeze tese Claude ari heko atari kuza abamuhamagaye kuri telefone ambwira ati Koro ko nageze iwawe wowe uri hehe umva abatangiye kumutukira kuri telefone aramubwira ati ntabwo nza undi atese ugatinyuka ukamfata ukankinisha koko wari uri munkinisha undi ati ngewe ntabwo nza Patrick ubwo turicara hamba atari kubundi ibintu byanyu bimeze gute mu gihe turi kuganira sinzi ukuntu twarebye gutya tubona Claude ahagaze hanze kuko icyo kizu nabagamo nta birahure byari birimo cyari gifite grillage birangaye gutya tubona ahagaze nka kuri yaramuhamagara ati Claude se waje Claude ubwo akabahagararanye n'umugore basenganaga Claude ikintu yuwe yakoze yahise ahamagara babarokore bagenzi be ati nababwiye ko umugore ari mubi ikindi cya kabiri mbabwira ko nabari abana atarabangira umugore asambana ikimenyimenyi n'ikimenyetso tumufasha asambana nge turi kumwe n'umugabo wo kubihamya ibaze inkuru ntibaye kimomo ngo bafashe nsambana kubera Patrick yewe byabaye bibi baranangana ndetse mbega mugerekaho uruskoda nuko abantu nyine abahamagaye atereka mbaho umuntu twari kumwe tumufatanye umubyeyi ati ni ukuri kw'Imana mama ishimwe zanjye soko ko arazikora nanjye ndabyiboneye turamufasha ibaze nguko uko inkuru ibibaye kimomo kandi Patrick yarafite n'umugore n'abana Patrick gusa Patrick nge nta makuru muziho cyane urumva we yari inshuti y'umugabo wanjye we yaje mu buryo bwo kuza kumenya koko ibyo Claude amubwiye ni ukuri nicyo cyari kimuzanye bega Claude wawe nibwo rero Patrick ubwo baraganiriye Claude nawe yitwa Claudine mwahujwe n'izina se ukuntu twahuye nyine nabyo nyine nibyo mpamvu navuze ngo kereka ngarutse nkatanga ikindi gice ubwo ukuntu twahuye nyine bwo twahuriye ahantu ndi kumanuka yaje gusenga baba duhuye n'abajura baba baradutangiriye bari bamufatiye ukwe nanjye bamfatiye ukwanjye we bamufatiye amanuka nge bamfatira haruguru nanjye ndi kumanuka ubwo baramwambura ibyo yari afite nanjye baranyambura nge byari bibaye bibi bari bagiye no kuntera icyuma ubwo baturutse hepfo avugije akama avuza induru cyakoze bahita batwara 45,000 nari mfite bahita ko biruka aho niho twamenyaniye ariko mu kumenyana ntabwo twamenyanye ngo dukundane ahubwo twaramenyanye atwara nomero yanjye kajya mpamagara dusenga ngo duhure gutyo birangira gutyo tuza guhura noneho nyirizina tuganira ku by'urukundo no kubana nuko twamenya ngayo nguko reka dusoreze ku iki inkuru yanjye yagenze yego none se mbwira wenda mu by'ukuri umugabo ntabwo yari babandi twita abapfuzi niba yarajyaga mu bagore gutyo usanga inshuti ze n'abagore nibo bamutunga nibo bamuha amafaranga nshobora gutekereza nk'umuntu ntiyenda abo bagore yabajyagamo kubwo ubuzima abona ko bwamunaniye kandi we bamurusha ubushobozi kugira ngo bamutunge nge nicyo natekereza niba barabanaga nk'abagabo n'abagore byo ntabwo mbizi ntacyo ubwumva ari kuza nawe kwihitiramo igikwiye inkuru yanjye iyi ni moto kugira ngo uyitware ubyemerewe ni uko ufite kategori A kwiga ni iminsi mike cyane ukaba wabimenya imodoka za B automatique turazifite nshyashya ngizi ni hano maze kuri kategori C y'amakamyo harimo na howo inyito byo gukora rimwe ntabwo yarangiriye kuri provisoire gusa ushobora no gukorera permis definitif ukaba wabona permis B ya manuel hose ni hehe ni muri Action College nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze byumwe ko muri Gasabo Showroom ntavuze byinshi ku muntu wifuza ibikoresho byiza byo mu nzu interior design buri kimwe cyose cyo mu nzu tuje uri gutekereza Gasabo Showroom mu minsi iri imbere turashaka kubakorera ka video keza kerekana buri kimwe cyose ku buryo uvuga uti ebana nishaka uwo mpano nziza y'ibikoresho byo mu nzu ni muri Gasabo Showroom hano i Remera imbere y'ivuriro ryitwa Polyfame nitwa Rweme Mbabazi reka mbaye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye kandi bifuriza kugira ibi byiza abagize ibyago muri kano kanya navuga ngo ubuzima bwanyu mugatekereza ko burangiye mwumve ko nyine byanze bikunze niko nyine bigenda ubuzima nuko nguko bumera ni uri kutwumva muri kano kanya utarakira inkuru runaka wabwiwe cyangwa wabwiwe kubwe nikomeza ukomeza urugendo rw'ubuzima ugendane n'icyo gihe urimo ariko ntuwemere ko uheranwa nacyo
tubwira abantu ngo mukomere, tubwira abantu ngo mubeho, tubwira abantu ngo mukomeze ubuzima, ariko rimwe na rimwe hari ubwo bidakunda, cyangwa hari ubwo nyine winjiye mu mutima w'umuntu usanga biba bimugoye cyane. Yego, nibwo buzima. Ubuzima ni ukwakira ko hari esikariye zizamuka, hari n'izimanuka. Yego, isije yanjye ntabwo ari iyo, ni uko ntangiye nkomeza icyiciro kimwe cy'abantu uyu munsi bagize ibyago cyangwa badafite uko bishima bitewe n'uko hari inkuru runaka babwiwe. Mukomere cyane kandi mukomeze imitima. Ndi kumwe na Claudine, uyu nguyu niwe tugiye kuganira, agiye kutubwira ku nkuru ye. Ni umumama mwiza muri kureba aha ngaha, ufite inkuru y'ibyo yaciyemo, urushako, urukundo rutamukundira, rutamuhiriye. Claudine, uraho neza? Uraho neza. Uzamurijwe? Yego, muraho. Umeze neza? Ndashima Imana. Uri amahoro se? Ndashima ndaho. Urashima uraho? Yego. Urabizi ko uri mwiza se? Yes we. Ntabwo mbizi ko ndi mwiza. Ndi uwa mbere ukubwiye? Niwe wa mbere ubimbwiye. Mwiza pe. Murakoze cyane. Ubwo murabibonye. Ubwo turabibonye. None se kuki bise gutera isoni? Ya, nuko ari bwo bwa mbere iryo jambo ryumvishije. Nese abasore, abagabo baguteretaga ntabwo bajyaga bikubwira? Ya, urumva umusore niba aguterese niyo waba mubi ntabwo yakubwira kuri mubi. Okay, wowe ku giti cyawe kubwira kuri mwiza. Wowe ku giti cyawe? Mbonge ku giti cyanjye nduko Imana yandemye mbishimira Imana. Yego. Yego. Ubishimira Imana? Yego. Unyuzwa ariko burya ndi mwiza. N'ubutaha ujye wireba mu kirori uvuga uti ndi mwiza. Yego. Cyane. Ni Claudine. Karame. Twibwiye ku muntu utakuzi wifuza kukumenya cyane ko tugiye kuganira, tuganire tuziranye. Yego, murakoze cyane. Ku muntu utanzi, amazina ni Nzamuramba Claudine. Ndi umubyeyi, mfite abana babiri, ntuye Batsinda, ariko kavukire nyirizina mvuka i Nyamagabe, aho bita Kitabi. Kitabi? Ya, niho mvuka. Okay. Ubwo turanye n'uruganda rwa Kitabi? Njya ngumva. Aho bita mu Cyumushyika mu ishyamba. Ku ishyamba rya Nyungwe? Yego. Okay. Nuko rero ufite inkuru yawe Claudine, tugiye kuganira by'umwe kugira urushako. Reka dutangire uko washatse, sibyo buriya so duhera? Yego, niho turahera, ndayicamo kabiri. Niho duhera, vuga niho duhera. Byagenze gute rero? Kuntu byagenze, nabaye aho ninjira mu rukundo, nkundana n'abasore birarangira. N'abasore ariko? Yego. Yego. Igihe kiza kugera rero nza guhura n'umusore. Umusore turakundana, ntabwo navuga ngo twakundanye igihe, ko ndabyibuka neza umunsi twicaranye ambwira ko ankunda nanjye mukunda. Aho ngaho niho twahise duhagurukira dupanga ibintu by'ubukwe, turabipanga, tuva aho ngaho dufashe n'itariki yo kujya mu murenge. Yego. Turagenda tujya mu murenge turandikisha urukiko. Tumaze kwandikisha, tujya no mu itorero twagombaga gusezeranira muri Methodist, niho yasengeraga. Bigezemo hagati ni muri corona, babafunze insengero. Yego. Maze gufunga insengero rero turategereza, biba ngombwa ko bavuze ko nyine insengero batazazifungura vuba, kumva ko nyine birangiye. Hagati y'aho ngaho rero twarishingiye. Tumaze kwishingira, hacemo nk'icyumweru kimwe cyangwa bibiri, baba bakomoreye insengero, baba barazifunguye. Ubwo dukomeza gahunda n'ubundi y'ubukwe. Ubukwe twaje kubukora, tumaze kubukora tubukora bisanzwe. Ndabyibuka neza, nari mfite inda y'amezi 3 y'umukobwa wanjye ncukisha. Urumva ubwo buzima bwose nta nzu twari dufite, twarakodeshaga. Byabaye ngombwa rero ko amafaranga y'inzu atabonetse, nyir'inzu aduha piriyave. Yego. Maze kuduha piriyave nyine mugabo we nta kindi yakoze, yahise ahambira utwenda arigendera. Anta muri piriyave, ndangije nyine nta kundi nari kubigenza, shakisha ukuntu mbona udufaranga, ndatubona, ndagenda nishyura akageto. Ubwo nahise mfata geto. Muhungu arangije rero amenya ko nabonye ahantu ho kuba. Yarampamagaye kuri telefone
arambwira ati mbabarira nyine byarabaye ariko mbabarira. mwe mumaze igihe kingana kimubana? Ni amezi 3 yari Atatu aciyemo. yonyine. Ni Ukiri amezi umugeni. 3 yari aciyemo nkiri umugeni. Ego. Ubwo komeza kunyinginga ambwira ati rwose mbabarira, nk'abana arasenga nanjye ndasenga. Byarasengaga se? Yarasengaga rwose kandi n'ubu nyine aracyasenga, n'ubu arasenga. Yego. Mbo urumva hari ukuntu abantu basezerana kavuga ati tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa se Yesu agarutse. Yego. Nanjye nabitekerejeho ndavuga okay, nta rupfu rubayeho ngo rudutanye, nta nubwo Yesu agarutse ngo dutandukane, reka mbyihanganire mubabarire. Yeah. Nza kumubabarira. Ariko tumaze kubana sinzi ukuntu naje kurema mu gikapo cye, nza kuzasangamo impeta. Okay. Ndamaze se iyi mpeta igenda gute, bimeze gute iby'impeta ko mbona ari impeta nyine ya mariage, bimeze gute? Umugabo koko n'ubundi yabonaga twabanye nta kindi ari burenzeho, yaje kumbwiza ukuri, arambwira ati ngiye mfite umugore i Butare. Okay. Umugore twarasezeranye dufitanye abana 2, biba ngombwa ko dutandukana. Ndabyakira nyine nta kundi byari bugende, bibaho ngaho. Ubwo muri uko kugaruka, yamaze kugaruka, tukomeje kubanaho. Ariko ni wa mugabo udashobora kubwira iby'akazi. Babwira ati ese nta kuntu wanashakisha ngo ujye gukora? Kavuga ati ngewe hoya, Imana yambujije gukora, Imana izantabara. Bibaho se? Ubwo we bibaho kuri we, ariko kubandi numva ibyo bintu nyine bitabaho. Yego. Nuko Yeah. tingiye Imana nkorera izantabara, ntinyemerera gukora. Yeah. Mbese nsa nk'umuntu uniyakiriye, ndatuza ndabyakira cyane ko muri make tunabana n'inzara nge wayishyuye. Wumva n'umusaraba wawe? Numva nyine n'umusaraba wanjye, ndavuga nti ku nshuro ya mbere n'inzu niwe wayishyuye? ya ku ishuri ya mbere ninjye n'inzu nayishyuye. Yeah. Ndabyakira nyine ndavuga nti ntacyo uko biri kose. Ari we wayishyuye? Mbo uburyo nayishyuyemo urumva tubana, twabanye ndi umuntu yenda ntabwo nari mfite amafaranga, ariko nanone ntabwo nasabirizaga. Yego. Urumva nabaga ahantu nkakodesha nkiyishyurira inzu, buri kimwe cyose nkakimenya, nta kibazo rero twahuye nari mfite. Yego. Mbese uko byagenda kose byari bisobanutse. Umva nishyuraga inzu y'ibihumbi 30 icyo gihe, inzu zaje zitarahenda hariya ku Gisozi niho nabaga. Bo ndabyakira ndavuga nti nyine nta kundi, byaranarangiye ntacyo narenzaho. Ariko ikintu cyaje kumbera umusaraba kurenza ibindi byose, iyo yabonaga nkuko nyine ntinze kubona nk'amafaranga ngo nishyure inzu, badusohoye mu nzu, n'ubundi yarahambiraga akigendera. Yabona ko nabonye aho kuba, akaza kagaruka nyine, igera ubwo njyakira tubana gutyo, kajya agenda. Kandi mu migendere ye iyo yagendaga, yaragendaga akigira nko muri abo bagore basengana batagira abagabo, nabo batawe n'abagabo. Urumva umugore utagira umugabo nta nama nzima yakugira. Akabana nabo bikamucanga, akongera akagaruka, nkongera nkamwakira, dukomeza kubana gutyo. Ariko hari umuntu nari mfite wanteraga inkunga nkiri n'umukobwa. Umuntu yabanye nanjye ku buzima bwanjye, mbese hari aho yamvanye, hari naho yangejeje. Umumama rero yakundaga kumfasha, cyarambwira ati rero uyu mugabo reka nshaka uburyo namushakira akazi, byibuze ninjyana nabafasha, ariko mbafashe nawe akora. Aza kumushakira akazi k'izamu. Umugabo yagiyeyo, ajya kuvugana n'uwo muntu yari amuhuje nawe. Bamaze kuvugana, ageze mu nzira ahamagara wa mumama, aramubwira ati reka da, kazi wandangiye ntabwo nshobora kugakora, Imana nkorera izantabara. Umugabo birangiza gutyo, araza yicara mu rugo, bibaho ngaho. Aza kuzageraho nanone abonye ubuzima nanone bwanze. Urumva niba naringeze ku rwego mbura y'inzu, n'ikibazo cy'inzara urumva cyabaga kirimo. Yabona nyine mbabura tuyimanitse ntari buteke, nta kintu ushyize ku ziko, nabwo agaca hakigendera. Komeza kubana nawe gutyo. Uwo mumama rero no gukora ubukwe, mbese yarabwikoreye, abushyira ku mutwe we. Urumva umugabo twasezeranye gutyo, nza no kwakira amakuru ko yaravuye no mu kazi ko mu rugo, n'ukuri nta kintu yari afite. Nta kintu
ndibuka n'imyenda yambaye ninjye wagiye ndayimufatira ndayimuha ku mumama wacuruzaga w'inshuti yanjye ndamubwira ningwanaho amuhereza imyenda ndamuha arambara umumama adukoreshereza ubukwe buri kimwe cyose abyisimamaho ubwo si byandi byandongora nitunge warakoze mbese urebye niko byari bimeze kurumva niba umugabo mu rugo yarabonaga amafaranga y'inzu agahambira akagenda yabona inzara iteye agahambira akagenda ariko ibyo byose nta n'ikintu byari bintwaye nagezeho nza kubyakira wowe icyo wifuzaga yari umugabo gusa numvaga bitewe n'ubuzima nanjye nakuriyemo yego nakuriye mu buzima bubi mbaho nabi nta babyeyi ngira umubyeyi umwe nawe dusa nk'abantu tutamenyeranye koko nawe ntiyandeze yambonye ndi mukuru iyo nayo ni iyindi nkuru ndende bitewe n'ubwo buzima rero nabayemo numvaga byibuze mbonye urugo numvaga nshaka kubaka nkeneye kubaka nkumva twakubaka ngiye nkomeza kugoragoza nkavuga ntiyenda azahinduka reka nkomeze nihangane nkomeze ngoragoze yenda umuntu azahinduka twubake muri uko kugenda agaruka byaje kugeraho urumva tubanye nta kintu afite ibikoresho byo mu rugo ninjye nari mbifite kubera uwo mumama yari yaramfashije ngeze ku rwego rukomeye cyane nta kibazo mfite bigera ubwo yaduka no mu bikoresho byo mu rugo tangira kugurisha atigeze agura tubana nta n'ifoka y'amafaranga 100 yinjije mu rugo uko ahagaze nuko yinjiye tangira kwaduka muri bya bikoresho aragurisha ubuzima mbese buraducanga yabavuze ngo aranagarutse nk'icyo cyumweru kuko ndabyibuka yarazaga nta kwezi yajyaga amara mu rugo cyakoze igihe yigeze amara amezi 4 5 nari maze kubyara umukobwa wanjye ncukije ariko ubwo nabwo kuhatinda namaze kubyara uwo mumama amenya ko nabyaye niwe wohereje amafaranga yamvanye Kibagabaga mbese aramfasha ntindira ikiriri amfasha muri byose urumva muri icyo gihe nta kibazo nari mfite aho yaratuje kuko ni wa mugabo rwose pe njye sinzamubeshyera iyo yabagabona nk'ibyo kurya bihari mfite nk'amafaranga twahashye ni ukuri n'amasahane yari kuyoza ariko ntumubwire ngo inzu izana amafaranga y'inzu ntumubwire ngo twashonje ibyo ntabwo byamurebaga tubanye aho ngaho gihe kiza kugera ubuzima buraducanga bigera ubwo noneho atangira kwadukana umwuka wo kujya agenda nsebya rimwe na rimwe akatora abantu kazana abantu umugore yananiye umugore ni mubi nyine hari igihe ubana n'ibyo bintu kabana n'icyo gikomere ariko igihe kikagera ugashyira ukuri hanze ndabyibuka yatoye nk'abantu inshuro zigeze muri 3 ku nshuro ya 3 nibwo nabwije abantu kuri mbabwira uko ibintu bimeze hari harimo na pare wiwe yari yahamagaye mbabwira uko bimeze baramubwira ati rero wa mugabo we ntabwo ari ukububaka kwiye kwikosora natwe turi abagabo tukugira inama bubaka gutya wakwitwaye gutya wabigenza gutyo ahubwo wamugira inama agahita kwanga agahita gukura mu buzima bwe birangira gutyo rero arabananira baramuhana arabananira biranga ndabyibuka igihe kimwe hari igihe twashonje aryamye mu rugo ndasohoka nigira ku muturanyi wari uhari tuba turi kwiganirira nk'uko nyine turaganira bisanzwe umuturanyi arangije arambya ngiye gutarambya atariko tireka nkwereka tireka nguhe umuceri ugiye guteka anyorera umuceri afata n'isorora kubitamo isomba arayuzuza ndataha ndatetse turariye tumaze kurya ikintu cyabayeho cyambabaje twamaze kurya abarasohotse amenya aho nabikuye ahita ajya kwa wa muturanyi aramubwira ati tiga nawe rero ubwo burya wungutse inshuti ndatese kubera iki ati sinabonye suri inshuti n'umudamu wanjye sinabonye unamuha n'umuceri mu mama ati yewe ati byo nta bisanzwe tuko nawe umuhaye ni nkuko nundi namuha ati aturiya mugore ubona ati buriya ni mubi ati nta nubwo uzongera kwinjiza n'umufuka w'umuceri mu nzu turiya numuroza turiya gikuzimu atumva tusezere kongera kurya ntuzongera kurya ati buriya birarangiye ati ngenda muzi cyane uriya numurozi ni mubi ati birarangiye ntuzongera kurya kuko mbirumva umuntu akubye ibintu bimeze gutyo kandi ubizi ari umugabo n'umugore nawe urabyemera mu mama yafashe umwanzuro nyine aranabyumva mbona burakeye ntamvugishije nyubegwa ibyabaye ariko byaje
byaje kurangira nyine abona ibyo yamubwiye, abona nta by'umuceri washira undi ukinjira, nibwo yaje kunyegera ambwira ati burya ufite umugabo mubi, ati nari naranze kubikubwira, ati cyakoze mboneyeho no kugusaba imbabazi, nari nagufasha uko utari. Nuko birarangira mugabo tukomeza kubana gutyo. Finali ya nyuma ndabyibuka ubuzima bwaje kuducanga. Bumaze kuducanga mbona ibikoresho birashize mu nzu, mbona dutangiye kujya ducumbika, mbona ibintu bibaye bibi. Ngiye naramwicaje ndamubwira se waretse tukajya mu cyaro iwanyu tubana. Yarambwiye ati ngewe ukuri kwanjye kose nkubwira, nta babyeyi mfite, nta muryango n'uyu mfite, mbese wumve ko mpagaze gutya. Ndavuga se niba nta n'umuryango ufite ku buryo bashize, arambwira ati pe bashize mu ntambara, uko mbona nuko mpagaze. Nanjye numva ko ambwije ukuri, ndabyacyambwa ati si ngombwa nta naho naba nkujyana no ku matongo, ntacyo nakujyana kumarayo. Ndabyakira nyine ibyo nyine numva ni ibintu byanabayeho, numva nta n'inkuru itunguranye. Maze kubyakira tubaho ngaho. Ndamubwira ariko nanjye nta babyeyi mfite, ngira mama wenyine, nawe ntiyandeze, yancukije ndi umwana w'imyaka nk'ibiri cyangwa 3, nabaye mu buzima bwo kwa masenge. Urumva mama ni umunyacyangugu, nanjye ndi uwa hehe, papa avuka i Nyamagabe. Narezwe rero i Nyamagabe. Mama naje kuzamubona muri za 2010 cyangwa 9 gutyo simbyibuka, ndi mukuru nibwo namubonye, nabwiyo n'iyindi nkuru sinayinjiramo. Ndamubwira nti rero urabona ubuzima buranze, kandi dore maze kubyara, ejo umwana azaba akeneye kunywa igikoma. Twagize gutya ukihangana tukajya mu muryango, niba nta n'umuryango hari tukajya ku itongo, niba nta niri hari tukagenda mu giturage tugashaka inzu zo mu giturage, ntabwo zihenda, tugaca inshuro tugahinga. Mugabo arambwira ati ntabwo twajyayo, ati n'uwasigaye ni umurozi yamerera nabi yazatwica. Nabwo rero niba wanze ibyo mu cyari wanyu, reka twigire Icyangugu. Icyangugu hari y'abavandimwe, ende urumva ni nayo mama avuka, nubwo mama yagize ikibazo ariko reka tujyeyo. Arambwira ati ni ukuri aho ndabyemera, reka tugende duhiga ubuzima, turabisezerana ko tugiye guhiga ubuzima tukarera umwana. Turageraho gute rero? Iti kirava he? Urumva niba bari kutwirukana mu nzu, nta n'ibyo kurya, nta tike twagombaga kubona. Twari dufite matera nini uwo mama yari yarampaye, yari nini cyane. Ayishakira isoko arayigurisha, maze kuyigurisha. Ariko mbere yuko ayigurisha, ubwo nabwo ku munota wa nyuma kugira ngo tujye Cyangugu byabaye ibibazo, aravuga ati ndashaka ko dusohora iki gitanda tukakigurisha tukishyura inzu. Ndamubwire se ibintu byose birashize, n'igitanda tugisohora? Ambwira ati niba utemeye ko tugisohora n'ubundi ndongera nigendere. Ngo mbanza guhagarara ku gitanda cyanjye, vuga uyu muntu ibintu yansanganye, amagaze, ibikoresho byose birashize biragiye, none n'igitanda cyanjye ngisohore akigurishe? Sinzi ukuntu yagiye, yari afite umumama w'inshuti ye, yagendaga akaganiriza ubuzima bwe, kamubwira uburyo ndi mu bibiki n'ibiki, aza kunyishushanyaho wa mama. Arambwira ati rero urabona umugabo yamaramaje, kandi ibikoresho byashyize mu nzu, n'ubundi murakodesha, emira igitanda mu kigurishe. Nawe arabibona ko ibintu bishize mu nzu, arahita ashakisha, yenda ajya ashaka n'akazi. Igitanda yaragisohoye, kigugwa n'umugabo w'uwo mumama, barakigura, amuhaye amafaranga, dushatse inzu. Ntegereza ko uyu mugabo azajya gushaka akazi, aranga, kugeza ubwo ukwezi kw'inzu kugize ute kurangiye badusohoye mu nzu. Aho niho nafatiye iki umwanzuro, ntabwo nti reka tugende tujye mu cyaro duhiga ubuzima, tujye iwanyu, iby'iwabo barabyanga, ngaho rero tugende Icyangugu. Ati ibyo byo rwose ndabyumva ndanabyemera. Biba ngombwa rero ko ya matora isohoka mu nzu, turayigurisha tubona itike tujya Icyangugu. Tugera Icyangugu, twagombaga gusanga mukuru wanjye, kuko ubwo mama wanjye yari afite musaza wanjye yari agwaje, bari baramuroze indwara z'ibisazi, yaramujyanye ku ivuriro ariho abana n'umwana. Ndavuga ati rero kadusange mukuru wanjye tumugisha inama, atubwira uko twabigenza. Twaramusanze atugira inama, adushakira inzu. Urumva ntabwo twagombaga sina kujyana umugabo kujya kwicara hehe iwacu. Ubwo adushakiye inzu y'ibihumbi 5,
turayishyuye muri twa dufaranga twashigaje dutega imodoka. Ubwo tumaze kuyishyura tujyanyemo ibintu, kandi ndamubwira nti rero urabona mukuru wanjye we ibintu byo guca inshuro nabo urabibona, ni umucanshuro iwacu turabakene urabibona, nawe atunzwe no guca inshuro, agomba kujya kujyana, yabona ikiraka akakujyana mukajya mu kiraka. Avuga ati okay nta kibazo. Twasibiye umunsi wa mbere, ku munsi wa kabiri tujya gusura umubyeyi aho yaragwarije umwana, tuvayo turagaruka. Tumaze kugaruka buracya, kuri wangeza kumureba amubwira ati ngwino nkwereka ahantu tujyana ujye mu kiraka. Umugabo yaramwemereye, amubwira ati ntacyo mu gitondo ndaza. Mu gitondo rero ndamubwira ese kutabyuka ugende mujye mu kiraka. Atereka ntaho njya. Kugeza ubwo mukuru wanjye amutumaho umwana ngo agende umubwire ngo azaze kundebeje. Umugabo mbere akasa mutwe, yanga gukora, yanga guca inshuro, ku buryo urumva nanjye ubuzima ubwo urumva nanjye nayo maze kubyara biba biraducanze. Sindi bujye mu kiraka mpetse umwana, ntabwo bemeraga ko umuntu yajya mu kiraka ahetse umwana ngo ntacyamara. Mukuru wanjye akagenda agaca inshuro, niba ari ibyo guteka akatuzanira tugateka, niba abona bidashyitse agateka agakubita mu isorori akatuzanira. Ubwo buzima tubayemo gutyo, ahubwo nyine yahutse imisozi nyine kwirirwa agenda mu butayu agasenga gutyo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo biza kurangira. Yego. Mare kurangira rero, hahandi twakodeshaga, wa mubyeyi aratwandikiye SMS kuri phone. Aravuga ati ndashaka amafaranga y'inzu. Mugabo yaramubwiye ngo duhe piriyave. Mubyeyi aramubwira ati twebwe inaha mu cyari bya piriyave bibi Kigali ntabwo tubizi, niba utanyishyuye mpinzu yanjye. Mugabo nta kindi yakoze, yahise aho hantu twakodeshaga harimo abana b'abanyeshuri biga ibintu by'imyuga by'imashini. Abaragiye yihengekanya umukobwa wakoreraga wahigaga, aramubwira ati ngewe ubu nabonye akazi Kigali, urabona uko ubuzima bumeze, mbabarira umpitike njye Kigali ningero ndayaka boss mpite nyaguha nyakoherereza. Ya umumama vuga ati rero mama ishimwe tubanye neza nta n'ikibazo, kandi n'ubuzima barimo koko buranababaje. Byibuze reka uyu mugabo ubwo tugize amego kababonye akazi itike, hari amafaranga mama yanyohereje yo kwishyura, reka nyamuhe ubwo azagiye Kigali agahita yansubiza mbone kujya kuyadekarara nishyure. Umumama yaje kubimbwira amafaranga yamuhaye, ariko ndatekereza ndavuga ni amafaranga muhaye ntayazabona. Mugabo yaramanutse arahambira ahita azi Kigali. Amaze kuhagera, hari agatelefone nari mfite twakoreraga umuntu yari yarampaye, ndavuga nti uko biri kose reka nkamuhe akajyane tazagiraho bikamucanga simbimenye. Telefone ndayimuhaye, ubwo aragiye. Agera i Kigali haciyemo nk'iminsi 2 arampamagara. Arambwira ngo yewe ngo ndagira ngo nkutangarize ko ntazongera kugaruka Icyangugu kubana kwawe nanjye birangiriye ahangaha. Ndavuga okay ntacyo, niba ari uko wabitwaye okay nta kibazo bikora uko byumva. Ubwo birangira gutyo numva ko nyine anagiye. Ubwo nanjye sinzi ukuntu niyeranje kudukoresha nari mfite ndadutanga mbona amafaranga, ndagenda nishyura inzu ahandi. Maze kwishyura inzu, ubwo umugabo haciyemo nk'iminsi nk'ine. Ku munsi wa 5 niba ntabyibuka neza yenda nk'icyumweru cyashizemo, ubwo maze kwishyura iyo nzu nyigezemo uwo munsi nayigezemo nka none nk'ejo. Ngiye kumva numva bigeze hari habaye hafi saa 6 z'ijoro. Numva mukuru wanjye arankomangiye ngo kingura. Ese Chantal kuri kurara ugenda nijoro bikugendekeye bite? Ngo yewe ngo kingura utore umuntu wawe. Ntese umuntu ndi ngo kingura utore papa ishimwe. Umugabo wawe. Ndavuga nti kwashina. Ubwo ndabyutse ndakinguye, nsanga umugabo ameze gutya arimo aratitira ngo aragwaye. Mbona mu bigaragara mbona umuntu ameze nabi rega, mbona ararembye, mbona ameze nabi. Ndamwakiriye mushyize mu nzu, ndavuga nti umuntu aramutse ananguyeho byaba ibindi. Mba ndagiye mbwiye nyirinzu uwo mubyeyi waho twakodeshaga, namubwiye nti ngwino urebe papa ishimwe ukuntu aje ameze. Umumama yaraje aramureba, aragenda azana amakara y'ifu, aravuga ati reka dutobe tumuhe, ubwo ejo mu gitondo tuzareba ukundi tubigenza. Bamuhaye amakara arayaho mu gitondo, umumama arongera agaruye amakara aramuha. Uko agenda amuhaye amakara agenda asa nk'uworoherwa. N'amakara y'abagorozi. Yego. Amaze koroherwa
ikintu cyabikurikiyeho yaragiye yicaraza wa mubyeyi aramubwira ati buriya rero uriya mugore ubona twabanye gutya i Kigali tubana nabi, buriya ni mubi, uriya mugore ni umurozi, ati n'ubu reba nubwo nari mpfuye, ati niwe warundoze, buriya niwe warunyishe, ati dore yanjyanye no muri za Nyabingizi wabo barandoga, ati niwe warunyishe, uriya ni umurozi. Umumama rega burya yaranabyumvise, haramubwira ati none se urumva ikintu twakora ni igiki? Ubwo uko bari kugenda baganira kwa kwezi nishyuye kuba gushizemo, kumaze gushiramo rero baraganiriye, umugabo aramubwira ati rero nubundi nta kiza cy'uriya mugore ni mubi, sinshaka no kubana nawe, ni umurozi, reba ukuntu yarangize yaranyishe, ndumva ashaka kumucika nkigendera. Umukecuru aramubwira ati okay, noneho urabona igihe cy'inzu cyarangiye, wowe reka nguhe tike. Barabigambana barabyuzuza, tingiye kuguha itike wisubirira i Kigali, noneho numara kugenda nawe ndahitangira ute, ndahita mwirukana mu nzu yanjye. Bamaze kubigambana ndabyibuka, byageze ari nimugoroba adutumaho umwana, ngo genda ubwire papa Ishimwe na mama Ishimwe ngo baze mbabwire. Ubwo turagenda, nge sinarinzi uko gahunda zimeze. Tumare kuhagera, umukecuru ati rero ati ndashaka amafaranga y'inzu. Papa Ishimwe arahindukiye arandeba ngo none se ntabwo wumva ko nyirinzu akeneye amafaranga yiwe? Ndamubwira nti none se ko ari wowe mugabo mu rugo, muha igisubizo nyine cy'ibyo akubajije. Ngo ke, ngo mama Mukiza ngo noneho ngo reka tugende tubyigeho, ngo tuzaguha igisubizo ejo. Turataye tuje mu rugo. Ubwo tumaraye kugera mu rugo, hari umuntu wari wanyemereye ikiraka, mbyuka nigira mu kiraka, nawe afata Bibiliya abagiye muri Nibature, na wa mukecuru bagiraga Nibature ya ADPR. Numva ko nyine agiye muri Nibature ari ibisanzwe. Nanjye ngenda ngiye mu kiraka, mpageze umumama arambwira ati umwana wanjye yandembanye ngiye kwa muganga, genda nzakubwira. Ubwo mba mpindukiye, mba ndagarutse ngere mu rugo, ndebaho imyenda yari imanitse ndayibura, ndebaho iyanjye yari imanitse ndayibura, ndebaho igitenge cyari ndakibura. Ndebye neza nsanga imyenda imwe n'imwe harimo n'igitenge n'imipira, nsanga ibintu yabihambiriye yabijyanye. Okay, ndavuga nyine yagiye ko mbimenyereye se. Ubwo haciye akanya wa mama baraje, ngo none se ngo mama Ishimwe, ngo papa Ishimwe ngo ari hehe, ngo ko mushaka. Nawe nese ko mbona yagiye ntabwo mubiziranyeho? Ngo reka da, ngo se yagiye he? Tamwe ntiyewe ntindatashye, nsanga imyenda ntayiri mu nzu, byumvikane ko yagiye. Ngo yego ko we, ngo none se ngo ubwo se ngo nawe se ubwo urumva ngo ko nshaka inzu yanjye. Ndambwe ntiye wihangane, ibyo bubyihanganiye kibazo cy'inzu kizakemuka. Umumama kubera ko yasengaga, bigera ubwo nyine aratuza, namaze gutuza asa nk'umuntu, ndetse tukomeje tubana aho ngaho. Nanamushimira Imana izamuha umugisha, ntabwo yasohoye mu nzu, yarandetse tukomeza tubanaho, tukajya twisengera, akajya ambwira ati ihangane komera, ariko akampisha ko ibyo byose agize ute nawe abiri inyuma bifite mu ruhare. Ariko nyine biza kurangira gutyo, tukomeze turabana, bigera ubwo nkura muri ya nzu ashaka kuyikodesha, aranzana ashyira mu yindi nzu yo mu rugo, nyibamo turabanye. Igihe kiza kugera rero nza kugaruka i Kigali, kuko nanjye nabonaga ubuzima nanjye buncanze bitanyoroheye. Ndavuga nti reka nigarukire i Kigali, ujya ugira neza wigendera, hakaba hari umuntu twabanye nigeze kugirira neza nkifite ku mafaranga ho gake, nza kumuhamagara mubwire nti ukuntu ibintu bimeze. Arambwira ati yewe, ati ntacyo uzaza. Ndaza, mare kuza baranyakiriye. Ubwo haciye nk'iminsi nk'itatu, umugabo aza kumenya ko nagarutse i Kigali. Maze kumenya ko nagarutse i Kigali, nta kindi yakoze sumbaza ikintu cyatumye abikora, we yahise ajya kundega. Agiye kundega, numva barampamaga, numva umuntu arampamagaye, ndamwitaba. Arambwira ati ndi umuyobozi w'umudugudu wa Muhororo, urasabwa kwitaba, turagukeneye kuwa kabiri saa 8 turagukeneye. Ese muranshakira iki? Ati wowe icyo usabwa
urasabwa kwitaba uzakimenya uhageze. Mu gihe nkibitekerezaho mbona telefone irampamagaye, umuntu arambwira ati ndagushaka byihuse duhuri ngira ahantu twahurira. Ndamubwira se uranshakira iki? Ati hari message yawe mfite. Ndamubwira okay noneho ngiye gusenga hanaha ahantu mu bitare tuhahurire. Atoka ati ngwino tuhahurire. Ndagenda mpageze nsanga na agatsiko k'abagore kari kumwe n'umugabo wanjye. Akimbona ndi kuzamuka ahantu ku musozi abaciye inkoni. Ati yewe ati ngiye gukubita umurangi, atereka nze mbakubitira umurangi hano. Umumama twari kumwe arambwira ati ndabona papa Ishimwe yasaze, wowe manuka uzuzamukane n'abandi tujyanirane n'abandi. Ubwo ndaza nzamukana n'abandi ba mama arisararanga. Ubwo turazamuka tugeze ku musozi, abantu barambaza tese ni wowe mudamu wuriya mugabo? Ndavuga nti none se bimeze gute? Nuko mubibona niko nanjye mbibona. Ubwo mu gihe bari kunganiriza, umugabo umwe aca inyuma nawe aragenda aramufata aramuganiriza, amubwira ati se wa mupapa we ko tukubona ubwiriza ubutumwa bwiza uhanurira abantu usenga, bimeze bite? Aturiya mugore ni umurozi yanjyanye kuzimu, ni umurangi biki n'ibiki byo kunsebya nyine ntawe urabyumva. Ubwo baramufashe nanjye baramfata baratuhuza baratuganiriza. Papa bamaze kumuganiriza aca bugufi rapfukama imbere y'abandi bagabo ati rwose uyu mugore nambabarire, n'Imana imbabarire, nsabye imbabazi. None se iyi convocation wari umuzaniye ubundi wamuregeye iki ni iki? Ati nyine mwebwe mubifata uko nari namureze ariko mbivuyemo, Imana imbabarira. Arihana nyine aravuga ati ndihanye nciye bugufi. None barambye ati none se wowe ntumubabarira? Ndavuga ati ngewe kumubabarira ndamubabarira ariko acukwe nanjye ncukwanjye. Baravuga ati none se wa mugore we niba umubabariye ukaba umubabariye ntabwo mushobora kugusubirana ngo mwubake nyine nk'umuntu utanze imbabazi? Nyine abantu bakomeza kunkasoringa kumbwira ati birarangiye, uri yarihanye ntibizongera ntibizasubira, bya convocation turanayiciye birarangiye. Bavuga ati taha usubire mu rugo. Ubwo nagiye gutyo, mugabo turongeye turabanye nta n'icyumweru cyari gishize haraciyemo nk'ibyumweru bibiri abona akazi ahantu. Amaze kukabona ahantu agiye gukora yamaze y'icyumweru kimwe abarampamagaye ati babarokore bene wanyu, ati mwabarangi mwe mwabarozi mwe mumbeshye ngo ni Imana inyohereje mu kazi. Ati nta kazi, ntabwo ari akazi Imana impaye. Abahubutseyo abaraje mare kuza ponda natuza nyine mbana nabyo, ariko nta kwezi n'ubundi kwashize yahise hari umuntu wari waramuhaye inzu. Iyo nzu niyo twabagamo. Yahise ko akiva muri ako kazi abonye ko byanze, abona n'ubundi ubuzima, nubwo icyo gihe urumva ntitwishyuraga inzu aho ngaho, iyo nzu bari bayimuhereye ubuntu, ariko n'ubundi gishakwe cy'inzara cyari gikomeje. Abona biranze noneho nyine mbwira pasiteri kazi yaze kumutwara ati pasiteri kazi ubwo twihuse aho niho tugeze yagiye. Ubwo yagiye gutyo arahambira ahita agenda. Amaze kugenda ariko ataragenda uwo pasiteri kazi batangiye kujya bateretana uwo mugore w'umupasiteri ari we yagiye kwinjira. Batangira kujya bateretana ari mu rugo, akajya amubwira ati rwose ati ubundi wowe uri n'umugore mwiza umuntu yajyana mu nzira akasohokana nawe, turi umugore udashebeje, ibintu nk'ibyo ni birebire. Ubwo biza kurangira rero n'ubundi amukuye mu rugo aramujyana, aragenda amukodeshereza akageto akajya amutungiramo muri ako kageto. Ajya amutungiramo akamuzanira ibyo kurya, mbese amufashirizamo. Muri kwa kumutungira muri ako kageto byahise biba ngombwa, urumva nge twamaze kubana twarasezeranye dukora ubukwe, abikurikiranye asanga ntibigeze badushyira muri systeme muri machine. Nge rero sinabimenya, mbona no kubwira abantu basezerana ntibabikurikirane. Ubwo nge twarasezeranye ntibadushyira muri systeme sinabimenya, ariko wabikurikiranye yagiye kure basanga ntibigeze badushyiramo, we ayo makuru arayamenya. Amaze kuyamenya ayabanye gutyo. Ubwo muri uko guteretana n'uwo mugore amwishyurira ako kageto niho batangiye gupangira iki. Uwishyuraga gato yarinde
uwo mupasiterikazi ayishyurira umugabo wanjye ubwo agakomeza n'umurimo se akomeza umurimo yari afite intama ashumbye umugabo nawe ari umuhanuzi akajya biba ngombwa ko agenda nyine muri iryo torero kujya gukorerayo umurimo ariko abo mu itorero bari batarabimenya ntabwo bari bakabimenya barasambanaga se muri ghetto icyo cyo ntabwo nagitera comment sinkizi gusa yarayimwishyuriraga akamuzaniramo ibyo kurya akamutungiramo ubwo biza kurangira rero pasiteri utunga umugabo yego biza kurangira bapanze ubukwe bapanga ubukwe maze gupanga ubukwe baragiye bandikishije umurenge nza kuzabimenya ariko mbere yuko menya ko bagiye mu murenge nibwo nari maze kubyara umukobwa wanjye mfite ubuyujuje umwaka n'igice nibwo nagiyeyo ndamubwira inti njya ku muyobozi w'isibo waho yari atuye ndamubwira inti umugabo wanjye ari muri iyi zone yawe kandi uri kubona abana bose bangwaranye kandi urabona ndi ku kiriri nta buzima mfite nta mituweli mfite byibura wamushakira ukamumbwirira agatangira abana mituweli nkabona uko mbavuza ko nta kindi musabye umugabo yaragiye aramushaka aramuganiriza abamukubise igipindi ati ngewe nta kibazo ati rwose ibyo ndimo ndabikurikirana umunsi yabimubwiye iryo joro bwakeye umugore amwimura mujyana aho bita Gasanza mukuraho biti Batsinda yimura uwo mugabo mugabo wawe yego ubwo urumva hahise haziramo no kujya avuga ati n'abana bari abana ndabatangira mituweli sabange abana sabange abana afite abagabo yababyaranye nawe ngewe by'abana ntibinandera mbo ubwo babandikishije umurenge bamaze kwandikisha umurenge igihe urabona kuntu bajya mu murenge bakabandika igihe kikagira bakabamanika kugira ngo bazaze kureba amatariki bazasezeraniraho we rero ubwo sinzi ukuntu yabibwiye abantu ko agiye gukora ubukwe agiye no kubaha invitation akabamenyesha itariki baba babingejejeho nanjye nta kindi nahise nkora nahise njya ku murenge ku Gisozi niho twasezeraniye njya kwaka uburenganzira bw'abana ndabese umugabo ntiyemera abana kandi agiye gusezerana bwa kabiri kandi n'abana banjye ntari kubemera biragenda bite abate none se ubwo birashoboka ntibirashoboka barebye basanga ntituba muri system nuko bahita badushyira muri system ati ngaho genda ujye ku murenge waho utuye ubundi wandikisha abana wowe umwihorere kandi mwarasezeranye twarasezeranye kubera byandi byo muri corona none se nubwo ntimwabwiye umurenge ko mwasezeraniye aho ngaho nyine urumva namaze kujyayo mbabwira nyine ko twasezeranye mbabwira aho umurenge nagiye niwo twasezeraniyeho wa Gisozi ubwo noneho bemera ko pasiteri asezerana n'umugabo wawe ntabwo babyemeye ubwo bo ntabwo namaze kubibabwira barebye koko basanga ntituba muri system bo icyo bakoze urumva biba biri mu bitabo bahise binjira mu bitabo badusangamo badusanzemo rero bahita badushyira he muri system ubwo ndagenda nandikisha abana urumva we bagiye gusoma kureba itariki bazasezeraniraho bimwanga mu nda hari niba ari umuntu wabimubwiye ati banza ushishoze neza ko mutaba muri system batagufunga agiyemo rero asanga bagize ute badushyizemo birangiye rero ubwo nta kindi bakoze urumva uwo mupasiteri nawe nta kindi yakoze bahise ko bishingira bahise bishingira bamaze kwishingira icyakora itorero buriya ni umubyeyi barabikurikirana baza kumenya ko yishingiye pasiteri kazi yishingiye maze kumenya ko yishingiye bahise bamutenga baramutenze kandi yari umuvugabutumwa yari umupasiteri basutseho amavuta yo gushumba iki yo gushumba itorero yego ari umuyobozi ayobora abantu ubwo abo bakoranaga rero baravuga ati ibi bintu ukoze ntabwo bibaho bahita bamutenga bamushyira inyuma y'itorero babaga hari Gasanze n'iryo torero niho ryabaga bo bahise bavuga ati ubwo ibintu bitubereyeho gutya bahita bajya ahantu bita Induba baba ariho bajya kuba bashinga ibyumba by'amasengesho umugabo arahanura n'umugore agahanura birangira gutyo ubwo niyo baba birangira gutyo n'uyu munsi baracyabana na n'uyu munsi ubwo baracyabana kuko wenda nta makuru mfite neza ko batandukanye ariko n'ubundi hari igihe batandukana bamara gutandukana byamucanga akampamagara yampamagara nkamubwira nti wapi
ntabwo bishoboka. Ubwo bakongera nyine bakasubirana ibintu nk'ibyo gutyo, nzi ko gutyo ari uwo bari kumwe. Mu mategeko uri umugore w'uwo mugabo wawe, ariko abana na pasiteri kazi. Yego. Pasiteri se mwigeze muvugana ngo umuhamagare? Muri uko bikimeze gutyo, bagiteretana, amaze kumwishyurira iyo geto, habayeho kumuhamagara. Wowe waramuhamagaye? Birashoboka ko uyu muntu ashobora kuba adafite amakuru, kuko wenda umugabo wanjye naho yagiraga batamuzi, yaravugaga ati nge ndi umusore, aho ageze akabwira abantu ko ari umusore. Ndavuga nti birashoboka ko nawe ashobora kuba yaramubeshye ko ari umusore, reka muhamagare muvugishe. Mu mama naramuhamagaye, ndamubwira ntese ufite amakuru neza Claude ugiye kubana nawe? Ufite amakuru ko ari umusore? Nti Claude ufite amakuru ko adataye umugore n'abana? Arangije arambwira ngo ntuzongere kumpamagara kuri telefone yanjye. Ahita nkupa. Numva ko byanga bikunda ibyo akoze, we yabikoze abizi. Cyane ko yanamubwiraga ngo yamubwiraga ngo ni Imana yagize ute, ngo ni Imana yamubwiye ko ari we mugabo we, ari we bazabana. Ari pasiteri ubivuga? Yego. Akavuga ngo ni Imana yamubwiye ko ari we bazabana, kandi ubwo ni ukuri pe, ni umumama ukuze, afite abana 5 n'umwuzukuru. N'umwuzukuru? Umumama ukuze. Umugabo wese afite imyaka ingahe? Umugabo wanjye afite imyaka ari muri 33. 33? Ubwo umugore muri 50 irenga? Afite umugore ngo afite imyaka 48. 48? Afite imyaka 48. Afite n'umwuzukuru? Afite n'umwuzukuru mu bana 5. Aragenda nyine, ubu niwe babana. Mbese pasiteri nta mugabo yari afite cyangwa baratandukanye? Nawe ubwo urumva se wabo bana makuru mfite, ntabwo yashatse umugabo umwe. Pasiteri? Yego. Ubwo nubwo bamusengeye nyine, bamusengeye ndabavuga yenda ko yihannye bitazanagaruka, cyangwa se batanazi n'amakuru, cyane ko aba bantu baba bagenda nyine banabeshya. Nk'ubu umugabo wanjye uwo bahuraga rwose utamuzi, yamubwiraga ko ari umusore. Ndetse nda nk'abantu babaga bamuzi, ubundi ahandi batamuzi, yavugaga ko ari iki, akavuga ko ari umusore. Urumva nanjye tunabana, ntabwo twabanye nzi ko ari umusore, nza kumenya ko ataye umugore w'isezerano, nawe basezeranye bakora ubukwe aho ngaho i Butare. Yamutaye nawe afite iki, afite abana 2. Umugabo yataye umugore? Yego. Aza gusezerana nawe? Yego. Muri systeme se byagenze bite wenda? Muri systeme mukurikiye nawe mubajije igihe basezeraniye n'uwo mugore, we ngo banasezeranye ibintu bya systeme, urabona ko binaje vuba, ku buryo bitarabaho, ari mu bitabo gusa. Bivuze ngo rero uyu munsi afite abagore 2 b'isezerano? Ubwo niko tubifata. Ndashaka nimero z'umugabo wawe, niza telefone yanjye, zime muhamagare muvugishe. Ndaje nziguha gutuke wumigwe kubwira ati Claude, kuba uratwawe umugabo na pasiteri, bivuze iki kure? Ntabwo byaguciye intege mu kwemera no mu gusenga? Gusa byanciye intege, numva mbese numva sinzi, numva muri ngize n'igikomere, kumva umuntu uhagarara imbere y'abantu kababwiriza ubutumwa bwiza, akora ibintu nk'ibyo. Nge byanciye intege pe, byaranambabaje. Ubundi najyaga nkumva ntibibaho, nkumva ibintu ntibishoboka, ariko naje kubona ko bishoboka. Niba umuntu ari umupasiteri agahagarara hariya deja akanabeshyera Imana ngo iramubwiye ngo uyu ni umugabo we, nkibaza Imana ishobora kuba ifata umugabo ufite umugore n'abana, ikagenda ikajya kubwira undi mugore ngo uriya ni umugabo wawe, nkumva birancanze. Yabihanuraga se imbere y'itorero? Sinari mpari, ariko abantu bari kumwe cyane banamuhuje nawe, bamuhuje nawe nk'uko nakurarika nkakubwira ni kwa runaka hari umukozi w'Imana kabindi haba icyumba cy'amasengesho tujyane. We nuko ahageze rero ajyayo bwa mbere, ajyayo bwa kabiri, aho niho umugore yamufatiye, aramubwira ngo Imana yaramubwiye ngo niwe mugabo we, niwe umugabo wawe afite iki gituma akurura abagore gutyo na pasiteri kaba mu by'ukuri yakuruwe nawe? Mu by'ukuri nge ntabwo nanjye nabimenya. So umuntu ufite akazi uvuge ngo yenda
ubeshye gutyo ari n'umunebwe ahubwo nta kintu yishoboreye nta byongeye nta nubwo nawe ashobora no gukorera amafaranga avuga ati yenda reka nkorera amafaranga nigurire n'urukweto rwizenda ngwambare nse neza ibyo ntabyo ashoboye no kuba mwahura yambaye neza yambaye ipantaro nziza wa mugani sinzi ikintu gikurura abantu mushobora guhura gutya mukivugana ugahita umukunda n'iyo nkweto wambaye ukaba wayikuramo ukayimuha afite akarimi keza cyane se sinzi afite akarimi gasize umunyu kuko ashobora kukubwira agapfukama imbere yawe akarira amarira agashoka ukavuga ati uyu muntu burya yaranarenganye pe uyu muntu yararenganye rero no kwambara ni nk'uko mushobora kuganira akakubwira imiruho ye akakubwira uburyo urugo rumunaniye mbese ukikuramo n'ishati ukayimuha mbese ntacyo utakora bitewe n'akarimi ke nta kintu utamukorera ni umuntu ufite akarimi karyoshye ntabwo bundi wamucika ntimwagirana ikiganiro ngo uve imbere ye nta kintu umukoreye niko nawe yaguterese se ngewe ni ukuri yenda sinzi ariko urumva uburyo twahuye ntabwo twigeze dukundana kwakunda abasore n'abakobwa bateretana bikaramba njye umunsi wa mbere twicaranye nawe amuha ubuhamya nanjye muha ubwo ngomba kumuha aho ngaho twicaye uwo munsi dukundana umunsi wa mbere twahahagurutse dufata itariki y'iki y'ubukwe kubera iki rwa rurimi rwiza se ka karimi keza nanjye sinzi nanjye naniyisa sinibaza nanjye ikibazo nahuye nacyo nagize cyatumye twahagurutse aho nta muntu nigeze ngisha inama nawe nuko duhaguruka aho ngaho duhita tujya kwandikisha iki urukiko duhita tujya mu itorero turandikisha ndabyibuka icyo gihe twarandikishije baduha itariki 26 z'ukwezi kwa munani 2021 yego ubwo nibwo nyine byangaga birangije kwanga tuba twishingiye gutyo biza baza gukomora bamaze gukomora turavuga ati nubundi reka dukomeze gahunda y'iki dukomeze gahunda y'ubukwe dukomeza gahunda y'ubukwe anyihishemo gutyo ako numvaga yenda bizageraho bikagira ute bigahinduka agahinduka ariko birangira wenda iminsi ya mbere mu bana urumva ko yarafite akarimi keza kubwira utugambo twiza iminsi ya mbere mu bana wabonaga mubanye gute ya mbere umunsi wa mbere tubana urumva ubuzima yansanze mu buzima butari no gusaba umunyu nyine we wari umeze neza yansanze mu buzima ameze neza mbasha guhaha twari tubanye neza nta nubwo nari gukeka ko izo ngeso azifite kuko twari tubanye neza nta kibazo twari dufite yewe niyo amazi yaburaga mu gipangu yafataga ijerekani akagenda akajya kuyazana njye rero numva ko ngeze muri paradizo mbonye urugo nyine ruzima ariko bitangira kugenda bihindukira hehe ahabonye nta mafaranga mfite amafaranga yawe ashize amaze gushira niho byatangiye kugenda bihinduka banatangiye kunyereka uwo ari we tangira kunyereka ko rwose nyine urumva haba hajemo n'utundi tugambo two kuvuga ko tutanakwiranye banda tubundi wowe uriya mugore ubona ataraguhenze uriya mugore arashaje uriya mugore arakuze uriya mugore mbese ntimukwiranye uri umusore mwiza bavuga ko utari mwiza se umuhungu ari mwiza mvuga ko tudakwiranye rwose ntabwo ati abantu bamucaga intege se urumva byajemo n'amagambo y'abantu yo kumubwira ko tudakwiranye bamuga ati niba ari n'Imana yabikubwiye rwose yarakubeshye uriya ntabwo ari we mugore wawe uriya reka da ntabwo mukwiranye rwose Imana uri umusore mwiza Imana izaguha umukobwa ukiri mutoya ibintu nk'ibyo nyine cyane nyine byajemo n'abantu bamubwira ngo Imana iravuze bikubitira yenda nge nava ko byanakubitiye no kuko nawe yitereye muri yiyumva n'umusore wiyumva ko ari mwiza umva n'umusore mwiza pe umusore mwiza mutoya utapfa no gusobanukirwa ko bira abantu b'urubavu ruto ntabwo bacya bagaragaza ko banakuze nako ari umusore mwiza udafite ikibazo ko wowe ukuze utari na mwiza yego nyine yego mu by'ukuri se umurusha imyaka murusha imyaka ingahe murusha imyaka kuko afite imyaka 30 ubundi umva ubanza ashobora kuba agiye kuzuza imyaka 34 kandi nge twabanye mfite 35 ufite 35 nari mfite 35 kwiranga muntu niyiriho
ariko nabyo nyine urumva nakubwiye ko ari ubundi buzima n'ubundi buhamya. Urumva uburyo nabayeho njya no kwaka icyangombwa, ntabwo nigeze ngendera ku mavuko yanjye kuko nta mubyeyi nari mfite. We uyu munsi ufite imyaka ingahe? Ubu mfite 39. 39. We afite 34. Ndumva ubu wagiye ku 33. Yego. Ubwo umurusha imyaka 6-5 gutyo. None se wenda kuba ari muto kuri wowe nibyo ubona byamushutse akururwa n'abagore cyane cyangwa n'abakurura? Njyewe ntabwo nabona yenda ko ari byo byamushutse, kuko ntekereza nkimara kumenya ko yari afite undi mugore. Kandi pe hari abantu bagiye bampa amakuru avuga ati uriya muhungu yari afite umugore mwiza, yari afite n'umugore witonda. Ko ndabyuka ari n'umuntu wigeze arambwira ati n'ubukwe bwabo njye naranabutashye. Arambwira ati niba Claude yarananiwe kubana na Yannick nta n'undi mugore bazashobokana. Kuko mu buhamya bampaga bambyaga ko afite umugore witonda, umugore mwiza, ahubwo njye mbona ko hari niba ari nka karanda afite itamwemerera kuba yakubaka urugo, mbona ko ashobora kuba afite ikibazo. Nkatekereza se njye niba yenda naramubereye mu bataranyishimiye, uwa mbere bapfuye iki? Uyu bari kumwe wese barimo barapfa iki? Pasiteri. Yego. Ibyo bintu nkabigarukaho nkabyibaza, nkasanga atari uko ari njye kibazo. Nkumva ko ahubwo we afite ikibazo cyihariye gishobora gutuma atoba. Hari ukuntu abagore rimwe na rimwe baba bashaka abagabo baruta. Iyo ushatse wenda umugabo ukuruta cyangwa wowe uruta, hari ubwo usanga rimwe na rimwe uba ufite impungenge. Se we ntabwo wigeze ugira izo mpungenge? Ngo kazemo na rimwe uvuga uti umwana nduta se, umusore nduta? Impungenge aho naje kugirira impungenge bituma nanicuza mvuga ntibyo nasabye Imana sibyo Imana yampaye. Aho naje kugirira impungenge nkanicuza, naho yari atangiye kujya agenda avuga ko nta mugore afite ari umusore. Nongera kugira izindi mpungenge mbonye ari umuntu ushaka kubaho neza, akumva yakwambara neza, akisiga neza, akarya neza, ariko adakeneye kugira ute gukora. Aho hantu nahagiriye impungenge, mbona ko mbese umuntu umeze gutyo ubwo ntiyatungwaga n'abagore bakaba bamuha amafaranga, niba yarambaraga neza ari umusore mwiza, ubona ukabibona ko ari mwiza, amafaranga ubwo yakoraga hisi mu bagore cyane. Nyine nabikubwiye cyane, yakunze kugendera muri timu y'abagore badafite abagabo. Abo bagore rero bongira ngo banamwangije mu bwonko, yenda bamubwiraga turiya mugore ntimukwiranye, ntimugira ute. Kuko ndabyibuka hari umugore babanaga muri quartier utagira umugabo. Muri quartier dutuyemo uwo mugore aramujyana barabana. Gusa na bugingo n'ubu yenda sinamushinza ngo babanye nk'umugabo n'umugore, nge nibaza ko yamutwaye amujyanye kugira ngo amugirire neza, amufate nk'umwana mu rugo. Nge niko nabifata, kuko uwo mugore rwose yaramwambikaga, mbese yamukoreraga buri kimwe cyose, akajya amuha n'amafaranga. Ari igihe yajyaga yanyuza naho ndakaza ayafashe gutya ati dore ibi ni 100 ariko nta n'igiceri cy'10 naguhamo. Karamuha ngo yajyane kuri banki. Birangira rero ntungurwa no kumva bashwanye yavuyeyo. Mbese kuri uwo mudamu gusa atarakoraga akazi k'umugabo mu rugo. Simbizi gusa nge numva ko yenda na bugingo n'ubu numvaga ko amufashe kugira ngo yenda amufashe. Urumva niba umugabo agiye akakurira akavuga ati, kuko hari naho yageraga mu buryo bwo kunyambika isura mba akagenda avuga ngo namwirukanye, ngo nafashe imyenda yo ngo ndamwirukana. Ntabyo ugeze ukora se? Ntabyo ugeze ukora? Reka sibyo no kubikora nanjye ubwanjye nari ntarahaguruka. Urebe uko twari tubanye ngo ngende mutaho ngaho, yarahagurukaga agenda, ariko kagenda avuga ati umugore yanyirukanye. Ndabyibuka ari n'igihe yigeze guhamagara abayobozi bashinzwe umutekano, arabazana babwira ngo namubujije ngo amahoro. Umuyobozi yaraje ndamuganiriza, tabwa se iyi nzu mbamo
ko mubona ni inzu nini cyane y'ibyumba 5 na saro, ko mubona ifite n'abazamu, ngaho ni mubabyutse, nihagira umuntu ubabwira ko naba natonganye nawe cyangwa nkavugana nawe ndemera icyaha. Birabura. Mu papa rero ndamuganiriza ushinzwe umutekano, maze kumuganiriza aramubwira ati, arambaza ati none se wamuha uburenganzira agafata ibyo akigendera? Ndavuga nti nta kibazo, niba ashaka kugenda nge ntabwo namubangamira. Umuyobozi umugabo twamuhaye uburenganzira, arahambira, arafata amashuka, imyenda ye, cyakoze umushinzwe umutekano yamaje atese kuhambiriye ibintu byose. Uyu mwana si uwawe? Aramubwira ngo umwana ni uwanjye. Ariyo finali yo kunagenda. Yagiye ntazi ko mfite inda y'umwana mfite. Aramubwira ati none se niba umwana wemera ko ari uwawe, uyu mwana ntashobora no gusonza nyina akagurisha ijerekani akamugurira irindazi? Ese uyu mwana ntazakaraba nyina ntazavoma? Mugabo se ufata n'utuntu dukoresho two mu gikoni. Umuyobozi amuhaye uburenganzira, yambwira nti muyobozi rero reka banza agende, ejo atava havuga ko hari ibindi byabaye. Ubwo mutipe yaragiye, byari bigeze saa 5 z'ijoro. Amaze kugenda umuyobozi nawe arigenda avuga ati nta kundi nyine tuza byarangiye. Sagiye gutyo abaragiye, abahamagaye umuhungu w'inshuti yiwe, aramubwira ati umugore aranyirukanye. Yaragiye, ibintu yabibikije ahantu yarajyanye, ajya kuri uwo muhungu we bamwita Patrick, yewe unamuhamagaye nawe iyo nkuru yayiguha. Agiye kwa Patrick, amubwiye ko namwirukanye, amubwiye ngo n'imyenda ye nayimwambuye. None aramubwira ati noneho mpereze nomero y'umugore wawe ngewe mwibarize. Patrick yarampamagaye ndamwitaba, arambwira ati ni gute ufashe umugabo ukamwirukana noneho warangiza ukanamwambura n'imyenda yiwe? Ndamubwira nti ibyo bintu arakubeshya ni ikinyoma, agiye hari abayobozi, ibyo bintu arambeshye, ati reka mbahuze ku murongo. Aramuhamagaye, ariko amuhamagara atazi ko turi kumwe. Aramubwira ati koro tiharya wambwiye ngo umugore byagenze ute? Ati ubu yanyirukanye mu nzu n'imyenda yanjye yose yayitwaye, ubu nta mwenda afite. Ndababwiye nta ariko wamubwiye wagiye ukizwe ukareka kubeshya. Ubwo none haramubwiye ati noneho ngenda ndashaka ko duhurira kwa mama Ishimwe, icyo kibazo nkakigenzura nanamukwakire n'ibintu byawe yatwaye. Mbo umugabo yaramwemereye. Patrick arampamagara ambwira ati ese uri mu rugo? Ndamubwiye nti ndi mu rugo. Ati rero ngiye kuza aho ngaho, papa Ishimwe anyemereye ko tugiye guhurira aho ngaho ndebe ibintu byanyu ukuntu bimeze. Ndabwira nti nta kibazo, ntiyaranahaze. Ubwo bavuganye ko bahurira iwanjye. Patrick afashe moto ageze aho bita ku mudugudu wa Muhororo, arahamamagara ati ko ngeze ku mudugudu se ndahagera? Ndavuga yewe reka nze nkurebe. Ndagiye ndamuzana, maze kumuzana urumva cyari ikizu kinini, twicaye muri gisaro cyacu, aricaye nanjye ndicaye, turaganira mu gihe ndi kumutekereza uko bimeze. Tese Claude ari he ko atari kuza? Abamuhamagaye kuri telefone, ambwira ati koro ko nageze iwawe wowe uri hehe? Umva babatangiye kumutukira kuri telefone, aramubwira ati ntabwo nza. Undi atese ugatinyuka ukamfata ukankinisha koko? Wari uri munkinisha? Undi ati ngewe ntabwo nza. Patrick ubwo turicara hamba atari kubundi ibintu byanyu bimeze gute? Mu gihe turi kuganira sinzi ukuntu twarebye gutya tubona Claude ahagaze hanze. Ko icyo kizu nabagamo nta birahure byari birimo, cyari gifite grillage birangaye gutya. Tubona ahagaze nka kuri, yaramuhamagara ati Claude se waje? Claude ubwo akabahagararanye n'umugore basenganaga. Claude ikintu yuwe yakoze, yahise ahamagara babarokore bagenzi be ati nababwiye ko umugore ari mubi, ikindi cya kabiri mbabwira ko nabari abana atarabanyura umugore asambana, ikimenyimenyi n'ikimenyetso tumufasha asambana, nge turi kumwe n'umugabo wo kubihamya. Inkuru ntibaye kimomo ngo bafashe nsambana kubera Patrick. Yewe byabaye bibi, baranangana ndetse mbega mugerekaho uruskoda. Nuko abantu nyine abahamagaye atereka mbaho umuntu twari kumwe tumufatanye. Umubyeyi ati nukuri ko Imana mama Ishimwe zanjye soko ko arazikora nanjye ndabyiboneye turamufasha. Nguko uko inkuru ibibaye kimomo. Patrick yarafite n'umugore n'abana.
Patrick gusa Patrick nge nta makuru muziho cyane urumva we yari inshuti y'umugabo wanjye we yaje mu buryo bwo kuza kumenya koko ibyo Claude amubwiye ni ukuri nicyo cyari kimuzanye bega Claude wawe nibwo rero Patrick ubwo baraganiriye Claude nawe yitwa Claudine mwahujwe n'izina se ukuntu twahuye nyine nabyo nyine nibyo mpamvu navuze ngo kereka ngarutse nkatanga ikindi gice ubwo ukuntu twahuye nyine bwo twahuriye ahantu ndi kumanuka yaje gusenga baba duhuye n'abajura baba baradutangiriye bari bamufatiye ukwe nanjye bamfatiye ukwanjye we bamufatiye amanuka nge bamfatira haruguru nanjye ndi kumanuka ubwo baramwambura ibyo yari afite nanjye baranyambura nge byari bibaye bibi bari bagiye no kuntera icyuma ubwo baturutse hepfo avugije akama avuza induru cyakoze bahita batwara 45,000 nari mfite bahita ko biruka aho niho twamenyaniye ariko mu kumenyana ntabwo twamenyanye ngo dukundane ahubwo twaramenyanye atwara nomero yanjye kajya mpamagara dusenga ngo duhure gutyo birangira gutyo tuza guhura noneho nyirizina tuganira ku by'urukundo no kubana nuko twamenya ngayo nguko reka dusoreze ku iki kintu inkuru yanjye yagenze yego none se mbwira wenda mu by'ukuri umugabo ntabwo yari babandi twita abapfuzi niba yarajyaga mu bagore gutyo usanga inshuti ze n'abagore nibo bamutunga nibo bamuha amafaranga shobora gutekereza nk'umuntu ntiyenda abo bagore yabajyagamo kubwo ubuzima abona ko bwamunaniye kandi we bamurusha ubushobozi kugira ngo bamutunge nge nicyo natekereza niba barabanaga nk'abagabo n'abagore byo ntabwo mbizi ntacyo ubwumva ari kuza nawe kwihitiramo igikwiye yego Claude reka dusoze vuga niba telefone yawe wifuza inshuti abantu bakubanira muri ubu buzima vuga niba telefone yawe nomero yanjye ya telefone ni 0788081425 urakoze kandi Imana ikugire neza naba twumva namwe murebe Claudine mubane mubanire mumufashe mu byo akeneye byose wumve umutima ko ushengutse bitewe n'ibyo yahuye nabyo mu rushako VIS Focus ni ahantu heza cyane waruhukira n'inshuti cyangwa n'umuntu ku giti cye muri Niboyi Kicukiro aho yitegeye neza ikibuga cy'indege Remera no kuvuga ubureba kuri stade yose BK Arena ibaze none ari nka nijoro hari ibyumba byiza bifite iby'ingenzi harimo nka toilette bathroom dressing area balcon ahantu nyine wicara ukanywa ka coffee cyangwa ukanaruhuka unareba ya misozi yose mu mujyi wa Kigali internet nziza roof terrace ifite view nziza cyane wakoreraho akazi kawe kwa kundi nyine wifite machine cyangwa unatuje harimo igikoni cyiza parking ihagije ubusitani burimo amahumbezi ndetse n'abakozi b'umwuga bafasha abagana VIS Focus mwaduhamaga kuri 0752949455 inkuru yanjye